ahantu nabaga nari mbayeho nabi, hano nyine kuba mu rugo rw'umuntu nta kintu mupfana, nta sano, no mu rugo rw'umuntu utari mama wawe nyine biba birebeka nabi, bakubwira gufata nabi nyine. Mu rugo ntabwo wabanaga n'ababyeyi? Byagenze bite? Wabanaga nande? None se Nsabima, iyo abana babo bigaga wewe wabaga urimo gukora iki? Njye nabaga nagiye kubaragira inka, nagiye nko kwahira ubwatsi, ndi gutwara ibishingwe, hagiye no gukura ibijumba, mbega imirimo yo mu rugo yose ninjye nayikoraga. Ni umutipe w'umumotari wari unzanye, agiye kumpa akazi. Yavuga ko agiye guha akahe kazi Nsabi? Nambwiye kujya amakazi nyine ko kujya amufurira no kumutekera. Yarakuzanye ngo umubere umukozi wo mu rugo? Kubera nyine nari mbayeho nabi, nyine nashakaga nyine umuntu yanyihera akazi nkajya ngora amafaranga nyine nanjye ngane kuri naziteza imbere. Noneho amaze kumpa tike naraje ngeze hano nyine nampamagara ngo amafoni ye ni kokoze, bakambwira ngo iyo nimero ntabwo ikibaho. Nimero ye wayikuye he? Nimero nyine we yari akize kumbwira, yari yayinsigiye ku gapapuro. Ku gapapuro? Ariyo najyanaga no muri nuzenya bakampamagara koherezaho amafaranga. Noneho amaze koherezaho naraje nyine ngeze hano ndamubura, arambwira ati nyine barambwira ngo ninegereze ngo hari igihe aze kundeba ngo fone ikaba yamuzimiyeho cyangwa bayimutwaye. Ndategereza nyine ndamubura. Kugeza kuri uyu munsi uracyamuhamagara, wageze urabirambirwa cyangwa uracyamagara kuva nimero ntiriho? Nyine kugeza na n'ubu munsi ngiye ndumva nshaka kwisubira mu rugo, ngiye ntabwo ubuzima ntabwo ngiye nabubamo. Ndumva nagenda agasaba imbabazi uwo muntu nabagamo, cyangwa se yazinyima, ntabwo nabura n'abaturanyi baho bakongera bakamfasha. Turagusuje cyane aho waba uherereye, haba mu Rwanda, haba mu karere ndetse ku mpera z'isi zose. Iyi ni Afro Connection, ngewe nitwa Ruzibiza. Ngira ngo nkwibutse ibyo unyuramo uno munsi ntabwo aribyo bidetermina aho uzarangirira. Icyizere kirarema, ikosa wakora nuko wamanika amaboko. Nawe undi ufite icyizere, uba ufite icyizere ko mu gitondo haramuka inkuru nshyashya. Ibyo nibyo bituma ukomeza mu rugendo. Mbifuza kugira impagarike n'ubugingo, mbifuza kugira ubuzima buzira umuze. Nkuko mubireba uyu munsi twatembereye Nyabugogo. Iki ni ikiraro, ubu ni ubuturo, iyi ni inzu y'abana benshi b'Abanyarwanda, abo twita u Rwanda rw'ejo, abo twita igihugu cy'ejo. Baravuga ngo umwana ni umutware, biragoye ko hagira umutware uturukamo hariya hantu. Hariya mureba hararamo abana barenga 100 mu mazi atemba kuriya. Baza mu buryo butandukanye, hari abaza biteze kuzaronkera muri Kigali, dore ko bamwe bari n'abatoya batari wenda bagwiza ubwenge bwo gushaka amafaranga, abandi bakaza bashutswe bazanywe mu mirimo itandukanye. Ibyo byose turagenda tubimenya, turaza kuganira n'abana benshi banatwereke ubuzima babayeho. Nitwa Ruzibiza, nguhaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Yes, nongeye kubaha ikaze kuri Afro Connect Show. Hano ndi kumwe n'umwana mutoya cyane nk'uryo bigaragara. Musanze hano Nyabugogo, aryamye, ashonje, afite inyota. Ndamwegera kugira ngo anganirize, ambwire ubuzima abayemo hano. Nk'uburyo mubireba ntago ari bwiza be na gatoya. Reka dutangire atubwira izina. Witwa nde musore? Anyita Sabimana Emmanuel. Sabimana Emmanuel. Emmanuel, kuri ahangaha abandi bagiye ku ishuri, nta masaha y'umurimo, nta uri gukora, ngusanze uryamye ahangaha, uri hano mu buhe buryo? Yenda hano mu buryo nyine bw'ubushobozi buke nyine narufite. None se ahangaha Nyabugogo mu rugo iwanyu ni hehe? Bacu ni Nyaruguru. Nyaruguru? Nyaruguru hose ko ari kure? Ese nyine ko ari umuntu nyine. Nose wageze hano gute? Wageze i Kigali gute hano Nyabugogo hano ngusanze? Nageze hano nyine umuntu ni umutipe w'umumotari wari unzanye, agiye kumpa akazi. Yavuga ko agiye guha akahe kazi Nsabi? Nambwiye kujya amakazi nyine ko kujya amufurira no kumutekera. Yarakuzanye ngo umubere umukozi wo mu rugo? Kubera nyine nari mbayeho nabi,
nyine nashakaga nyine umuntu yanyihera akazi nkajya nkora amafaranga nyine nanjye ngane kuri naziteza imbere. none se noze niwe wamusabye ko yakujyana cyangwa yaraje aguye tukangujyana i Kigali ngo indure ubuzima? njyewe niwe nabimusabye ko nyine ahantu nabaga nari mbayeho nabi, hano nyine kuba mu rugo rw'umuntu nta kintu umupfana nta sano, no mu rugo rw'umuntu utari mama wawe nyine urabirebeka nabi, bakubwira gufata nabi nyine. mu rugo ntabwo wabanaga n'ababyeyi? byagenze bite? wabanaga nande? nabanaga nyine n'umuturage usanzwe. nta babyeyi ugira? okay, so ni umuntu wagufasha arakurera? nyine mere nyine yadusize dufite imyaka 3. yarabasize cyangwa yitabye Imana? yitabye Imana. papa we yatabarutse ryari? papa ntabwo tuzi iyo yagiye. mama aratubwiye ngo papa aratubwiye mama yaratubwiye ngo yaragiye. papa wigeze umurebaho n'amaso yawe se cyangwa wavutse utamubona yaragiye? nawe nigeze mbona. ntiwigeze umubona. rero uri aho ngaho utuye mu bantu wari utuyemo bari umuryango wawe cyangwa bari rubanda rusanzwe? ni rubanda rusanzwe. rubanda rusanzwe. ni gute se bagufashe bakakujyana mu rugo ngo mubane? nuko nyine bari bamaze kubona yuko mama apfuye. yego, niko Nsabima aba bantu banze kugura ibikoresho kubera ubushobozi? nabo nyine nta bushobozi bari bafite, ubwo bari bafite nyine nabo babuguraga abana babo. naso niba baragufashe bakakurera, ni ukuvuga bitaye ku bana? abana bo barigaga wowe ntiwige? barigaga njyewe siniga nyine, nanjye nyine bikambabaza, nifuza nyine umuntu nyine wajya kunyera nk'akazi nkajya ngakora niga, niyo yajya ngurira ibikoresho angurira ibikoresho nkiga. none se Nsabima, iyo abana babo bigaga wowe wabaga urimo gukora iki? njyewe nabaga nagiye kubaragira inka, nagiye no kwahira ubwatsi, ndi gutwara ibishingwe, ntagiye no gukura ibijumba, mbega imirimo yo mu rugo yose nijye nayikoraga. ni ukuvuga bakujyanye mu rugo batagiye kugufata nk'umwana wabo, ko ari ukugira ngo bagukoreshe imirimo muri make? ko ari nko kugira ngo nyine ngende mbafata nyine nanjye, ngo ko ari nko kucumbikira, mbega nko kuba wabwira umuntu ati ngo nuryame uzabyuka nkorera. so ni ukuvuga baguhaye icumbi, ikiguzi watanze ni ukubakorera buri munsi imirimo ya buri munsi? yego. uhuye n'uno mumotari arakubwiye ngo akuzane, nako niwe wabimusabye. ndagira ngo mbwire inkuru yakurikiyeho nyuma y'uko akuzanye. yahise akuzana cyangwa yarakubwiye ngo rindira? we yarambwiye nyine, arambwiye ati wowe ejo uzababwira ati hari umuntu ngiye gusura, noneho uje tugenda ku modoka uhita ufata yari yamanga papuro kari. iyihe modoka? Ritiko. noneho arambwira ati wowe ugende kuri Ritiko, ugende ubahe kano gapapuro bamamagare mbashyireho amafaranga, ubundi uze usange ndagusanga kuri Ritiko yo muri Nyabugogo. ubu nyine narahageze ndamuhamagara ndamubura, maze kumubura rero mbura aho ndara nyine, barambwira ati nose wateze ute? waje na Ritiko gute? itike wayikuye he Nsabima? itike niwe yayishyize kuri telefone. yaguhaye itike? noneho amaze kumpa itike naraje ngeze hano nyine namamagara ngo amafone ye ni kokoze, bakambwira ngo iyo nimero ntabwo ikibaho. nimero ye wayikuye he? nimero nyine we yari akize kumbwira, yari yayinsigiye ku gapapuro. ku gapapuro? ariyo najyanaga no muri nuzenya, bakahamagara koherezaho amafaranga. noneho amaze koherezaho naraje nyine ngeze hano ndamubura, arambwira ati nyine, barambwira ngo ninegereze, ngo hari igihe aze kundeba, ngo fone ikaba yamuzimiyeho cyangwa bayimutwaye. ndategereza nyine ndamubura. kugeza kuri uyu munsi uracyamuhamagara? wageze urabirambirwa cyangwa uracyahamagara kuva nimero ntiriho? nyine kugeza na n'ubu munsi, ngubu nyine urabona
barara nyine banyambuye imyenda, inkweto, uraruzi nta nkweto nambaye. Okay, tutari twagera aho ngaho ndagira ngo umbwire iryo joro ubu narye n'inuze yawe ariko iryo joro uwo munsi ugera aha ngaha ukamubura kuri telefone, ndagira ngo umbwire iryo joro uburyo ryagenze. Iryo joro ryagenze rite? Uraje urahamagaye uramubuze mu gace utazi, byarangiye bite? Iryo joro waraye hehe, wariye ute? Iryo joro nyine ari umutipe nyine w'umuntu uzenya w'umukuriye niwe wambwiye. Yego. Arambwira ati wowe guma hano ndagusiga hano muri biro uryame, ejo nzaza ngufungurire umutegereze. Naza hano uramubona mu kirahure, naza kureba hano uramubona mu kirahure, cyangwa se bagira nanjye byanze nagushakira akazi. Nyine ubwo bukeye bwaho nyine nibwo yambwiraga ati rero ati nanjye ndaruzi, ati nanjye rero timba mu buzima bubi, ntabwo nakujyana mu rugo ahantu mba nanjye mbana n'abandi bahungu kandi n'abagome, ntabwo bakudirira neza, ndumva washaka ahantu ushakira akazi. Nyuma y'aho ubuzima bwagenze bute sasa? Uwo muntu wari witeze ko yari agusize byagenze biti? Wari ugiye kuba wowe buzima? Njye nyine naraje nyine aribwo barara banyataka bakanyaka imyenda. Uretse ukubitana n'abarara mugitandukana? Nibwo banyakaga imyenda, maze kunyaka imyenda. Bari kwakiye se aho abantu bose bareba? Oya, banjyanye hano muri kino kiraro iki kiraro iki ngiki tureba? Banyambura imyenda. Bakujyanye bakubwira gute? Banjyanye bambwira ngo wowe ngwino tujye kukwereka ahantu tujya twibanira, igihe tuzajya tubyuka tujye kukwakira, tujye gushaka akazi natwe dore twaje ari abantu batubeshye nyine. Ntabwo nari nzi ko ari abarara nyine, niyo ugeze ahantu ntabwo nyine ubuzi ibyo ari byo. Nuko nyine naraje turagenda hariya. Bati ngwino twereka aho uryama, muragenda mujya muri kiriya kiraro. Ese ko mbona harimo amazi mwakinyuzemo mute? Mwakinyuzemo mute mwana? Mo hejuru harimo utuboro bagiye abagikoraga nyine, mbega menya ari two bahagararagaho. Ni ukuvuga muri inzira ntabwo murarara si turi kureba harimo amazi, hari utuntu turimo imbere hejuru tw'ibyuma bikoze ikiraro, nitwo muraramo? Nyine akantu waryamamo nyine ntuhindukire, uko uryamye akaba ari kuryamamo, ntunanyeganyege, kuko uramutse unyeganyeze nyine wagwa mu mazi. Ni ukuryama muri pozisiyo imwe nta guhinduka, biragoye. Baraje baguha ubuturo se nk'uburyo bari waruhuye n'abarara bwa mbere, wowe uri umururu, baraje baguhanuze icumbi gutyo bira mpango? Ntabwo bamaye icumbi, ahubwo bahise banyambura ibyo nari mfite byose. Banyambuye ibage y'imyenda. Ufite baga irimo iki? Iyo wari wazanye? Niyo nari nazanye nyine, irimo imyenda, harimo utwenda nyine ahantu bari banguriye. Twenda nyine baratunyaka, ibi ngibi ubona nibyo bansigiye. Ntabwo waje wambaye ino myenda? Ntabwo ariyo naje nambaye imyenda mizima, iyi ngiyi ni abo bari bafite bamaye. Bakuramo imyenda bagukuramo inkweto, banje bahita bagusigiriye? Arambwira ati ningende ngo njye kuri polisi, barambwira ngo ngende mbaze ahantu ngo kuri polisi Gikondo ngo njye kubabaza. Ujye kubaza se iki kuri polisi? Ngo njye kubaregayo. Ngo ujye kubaregayo. Basi se nyuma yaho abarara nuko nguko bakora byo, ntabwo bari kubona uje wambaye neza uri umwana uturutse mu rugo ngo ntabwo bari kukureka rwose ngo bagusigire imyenda, baragucocora. Ahubwo se ikibazo nibaza, nyuma yaho bagwaye iryo cumbi mukomeza kubana n'ubwo bari baguhemukiye? Ntabwo bamaze. Barakwirukanye? Nose ubwo iryo joro waraye kugeza uno munsi Nsabima? Iryo joro nyine nagenda hariya muri gare. Muri gare mo hagati? Hariya kuri turatibora abantu bicaramo. Turiya bicaramo bategereje imodoka? Niho naraye iri joro, niho naraye ahantu ku muhanda. Ahantu ku muhanda niho naraye, ahantu ku muhanda nyine.
umuntu yaje arambwira ati wowe uzajya kuri polisi babwire uko ibibazo byawe bimeze, ubundi nyine baguhe tike igucyura, nimba bazayiguha cyangwa se nimba batazayiguha ntabwo mbizi. Bakugira inama yo kujya kuri polisi kugira ngo urebe ko baguha itike, igihe cyarageze ushaka gusubira mu rugo? Njye ndumva nshaka kubisubira mu rugo, njye ntabwo ubu buzima ntabwo njye nabubamo, ndumva nagenda agasaba imbabazi uwo muntu nabagamo, cyangwa se yazinyima, ntabwo nabura n'abaturanyi baho bakongera bakamfasha. Ariko ukava mu muhanda. None ubu ngubu iyo witegereje umwanzuro wafashe Nsabimana watumye wisanga muri buno buzima, ni iki wagira inama abandi bana bava mu rugo bakaza baje hano bafite icyizere runaka cyo ko ubuzima bwahinduka, nyuma bakisanga mu kaga nk'aka ngaka? Niyo nama bagira? Inama nabagira nyine nabagira inama yo kuguma mu rugo nyine bagakorera ababyeyi babo, nyine abatabafite nyine nabo bakihangana bagakora nyine ko babishaka, ariko ubuzima bw'i Kigali ntabwo ari sawa. None se Nsabimana, nimba waravuye mu rugo kubera ko badashaka kujya ku ishuri, aka kanya ubonye amahirwe yo kujya ku ishuri, wajyayo ukava mu muhanda ukareka kuba umurara? Njye najyayo, njye ndumva ashaka kwiga pe, kuko kwiga nibyo bimfitiye, ndumva byangirira akamaro kenshi cyane kurusha ko naba ndimo niga. Byiza cyane. Wigeze wicara utekereza ikintu wifuza kuzaba? Iyo utekereje n'iryo shuri n'iki, uba wumva wifuza kuzaba iki, cyangwa wifuza no kuziga iki, ubumenyi ukeneye? Ubumenyi nkeneye nyine kuba nyine nakiga, yenda nk'ubwarimu bwo kuba nakigisha abandi bana babe ubuzima nk'ubwo nabayemo, nyine nanjye nyine nkajya ashishikariza abandi bana kubaho neza. Ujya wumva ushaka kuzigira ubwarimu kugira ngo nawe wigishe abana? Ubwo mba ashaka kuba nakwigira. Mumva baba nk'umwarimu w'iki? Ni irihe somo wakigisha cyane? Akigisha nk'Ikinyarwanda n'Icyongereza. Indimi nizo ukunda? Okay. Amahirwe masa, kandi ndakubwiza ukuri ubuzima bwawe uracyari mutoya, ibintu biri imbere gutegereje ni byinshi Nsabimana. So ndagira ngo rero umbwire iminsi umaze ahangaha ndetse na bagenzi bawe mubana ahangaha, ubuzima bwo bwa buri munsi buba bumeze bute? Iyo mubyutse mu gitondo kurinda kugera nimugoroba, mubaho mute, murya mute, mubona icyo munywa gute? Nyine urabona nyine ari ukuntu umuntu aza afite ibintu byinshi ukaba wamutwaza, nuza nyine akaba yakubwira ati reka gutume hariya uzane aka n'aka. Akakwizera se? Hari ukwizera hari n'utakwizera. Ariko namwe hari abo muhemukira akaba ari wagenda yigendeye? Ntago abantu twese, ntago imitima ari imwe. Hari uwagenda akagenda agiye, hari n'uwagenda atagiye agatumika nk'uko babimusabye. Yego. Aha. Ubwo ni uburyo bumwe bw'uburyo mubona amafaranga ndetse no kubona ibyo murya. Iyo bitagenze gutyo, ubwo ngubwo mushakishiriza hehe? Ntago inzara n'uburyo mubayemo bijya bituma mwishora mu bikorwa bibi byo guhemukira rubanda no kubasahura, ntago izo kese zijya zibaho? Ntago zijya zibaho, keretse ya Marine ntago haburamo abana baba bafite uduco tubi, kandi ntago tubibarenganyiriza, biterwa n'ubuzima baba babayemo. Nose ntago bijya bibaho? Bijya bibaho. Twari ubihakanye, ntago ari wowe turi kuvugaho, hari abandi wenda si wowe, si byo se? Iyo mwahize gutyo, umunsi wakeye ndetse uranarangiye, ahasigaye nijoro rero bikagenda bite? Kubona aho kuryama? Kubona aho kuryama nyine hari ahantu ugera ukaba wagera ahantu ku gihuru, ukaba wakwihengeka. Mu gihuru? Ukabona burakeye nyine ukajya gushakisha nyine ikintu warya. Iki kiraro wakirayemo iminsi ngahe? Wakirayemo igihe kingana iki? Ese abana bakirimo bangana iki? Abana bakiraramo ujya ubona? Ubura muri kamera? Nyine abana bakirimo, njye nakiraye muri rimwe,
wakiriye muri rimwe ryonyine? n'abana bakivamo abana bakivamo nyine. ubona bangana gute nk'umubare ko ndabizi ni benshi? njyewe nabonyemo 5 bonyine nibo bamamagaye 5. bari mu kigero kingana gute? barangana nkawe? baranduta. barakuruta? barandutsa ni bukuru cyane. so Nsabimana, tugenda tugana ku musozo, ni iki wabwira umuntu ugukurikiye, ni iki wifuza kugira ngo buno buzima butare bwiza nanjye ubwanjye mbasha kwirebera kugira ngo ubuvemo usubire mu buzima busanzwe unajye kwishura mu buryo ubyifuza? ni iki wifuza? gira ikintu basaba. nyine ngiye nk'ubufasha bamfasha ni ukuba baza bakamfasha nkabona uburyo nakwigira kwiga, najya ku ishuri nyine nanjye nkazagira ejo heza nk'abandi, nanjye nkazana nyine nkazabera, nkazajya mfasha abandi bana bagenzi banjye cyangwa se abandi bana babayeho nkanjye, abandi bana babayeho mu buzima bubi nk'ubwo nabayemo. Banyarwanda, banyarwandakazi, uno mwana w'umusore afite icyifuzo gikomeye cyane, biratangaje, ari nk'undi yakabaye atanga ikindi cyifuzo, ariko uyu mwana inyota afite ishuri. ndifuza ko ahantu hose uri hakaba ari icyo wafasha uyu mwana ushaka kujya ku ishuri. ntago ari gusaba amafaranga, ntago ari gusaba ikindi, arashaka kujya ku ishuri kugira ngo agire ubumenyi, ndetse mwana byumvishe ko intego afite ngo namara kwiga arashaka kuba umwarimu kugira ngo yigishe abandi bana abakure muri ubu buzima. icyo nabwira cyo Afro Connect turi hano kugira ngo ubuzima bw'abanyarwanda buhinduke. ntago buri munsi tuba entertained, nubwo ari byiza, dukeneye kumenya ubuzima burimo burabera hano hanze. akaba hari umuntu ubizi akabyirengagiza, kuko ahantu bari ni mu muhanda rwagati, ni mu mujyi rwagati, aho abantu bose banyura. ubabona agatambuka akabona bafite inzara, bahereza igiceri, gira ikintu bagurira, begere babaze ubuzima babayemo. iyi ni Afro Connect, nitwa Ruzibiza. gusa icyo nabwira cyo, nimba dushaka kugira u Rwanda rwiza, nuko twese duhuza ibiganza kugira ngo duhagurukire hamwe ndetse tugerane ku iterambere icyarimwe. umwana ni nk'undi, ufite umwana uri iwawe uramujyana ku ishuri, abayeho neza ntacyo abuze, ariko uzirikane ko hari abandi bari hano hanze batabasha kugira icyo bigezaho atari mwebwe. umubyeyi nurerera u Rwanda, ntabwo umubyeyi arera abo yabyaye gusa, abaturutse mu rukiryi rwiwe. umubyeyi nurera u Rwanda. ushaka kutuganiza, ushaka kugira inkunga ugenera Nsabimana, nimero zirawo munsi, waduhamagara. ndagira ngo tuzaze gusura Nsabimana indi nshuro, ubuzima bwe buhita buhinduka bidasubirwaho. turabashimiye cyane, tubasaba gukomeza gukurikira ibiganiro byacu. wibuke kulayikinga, gusharinga ndetse na subscribe kuri On One Entertainment. nitwa Ruzibiza, umuhungu w'Imana n'igihugu. duhure mu bindi biganiro. murakoze cyane.